Hello guys, welcome to my channel online class 1 Kinyarwanda channel. Uyu munsi rero ngiye kukwereka amatools abiri AI tools ushobora kuba wakoresha ugenerating amafoto meza cyane bitewe na prompt wahaye iyo artificial intelligence tools cyangwa se robot cyangwa se AI tool urimo gukoresha. Ngiye kukwereka uko wabona image prompt cyangwa se igitekerezo cy'ifoto wifuza ukoresheje ChatGPT, then ukagenda ukageneratinga ifoto ukoresheje imwe muri tools ebyiri ngiye kukwereka zigeneratinga amafoto ku buryo butandukanye. Okay, izo tools zose ni ubuntu, nta nimwe uzasabwa kwishyura niba uri content creator, niba ukora uri umwarimu cyangwa se ukaba present ibintu runaka, nta tool nimwe uzishyura muri izo tools ngiye kukwereka. Okay, reba nanjye video kugera irangiye ubundi irarangira wamenye uko wabona image prompt nuko ushobora kuba wageneratinga ifoto. Turaje rero twifashishe ChatGPT, niyo iri gukora cyane muri iyi minsi. Then ChatGPT yafungutse, tuze dufate wenda imwe muri content ushobora kuba wakora, tuze dufate wenda iyi lyrics, suppose ko ari content ugiye gukora runaka, ubundi dukopiye turangiza tuze tubwire ChatGPT ngo iduhereze image prompt cyangwa se image ideas, ibitekerezo by'amafoto wakoresha mu kugeneratinga. Ushobora kubyitekereza ugasangizanye ibyo udashaka, but ikoresheje ChatGPT iguhereza igitekerezo cyangwa se idea gifatika ku buryo ushobora kuba wageneratinga ifoto ihuye neza n'ibyo wari gushaka. Reka dutange rero twandike ngo give me 4 image ideas to be used to generate images for this lyrics video. Ubundi ugashyiraho kano kantu ukaza ugapestinga ya content yawe hariya, ukongera ukagashyiraho, cyangwa washyiraho tubiri, sinzi maybe ntabwo nzi uko batwita, but ni kari akantu. Ubundi ugakanda hariya nyine udukanda turi kubaza ChatGPT ibibazo bigiye bitandukanye. Okay, uraza rero urebe bya bitekerezo, murabona ko imaze kumpereza ibitekerezo bine: underwater scene with seahorse and octopus, then playful dolphin and sea turtle, jellyfish, starfish and whale, then underwater party scene. Ibi ni ibitekerezo, ni image ideas tugiye gukoresha kugira ngo tugeneratinge ifoto neza ihuye na buri gace muri iriya lyrics nari mfite. Turaje rero dufungure hano indi tab, then dushake AI tool yitwa Leonardo AI. Tool ayikandaho, numara kuyikandaho ureke ifunguke Leonardo AI image generator, then ukande kuri iyi link ya mbere barita baguhereza. Numara kuyikandaho tegereze gato ifunguke, biraterwa na internet uri gukoresha uko ingana. Aka kantu ko verifyinga niba uri umuntu kajeho vuba ntabwo kari kahasanzwe, then yamaze kugaragara ko verification yabaye successful. Niba uri mushasha bwa mbere, niba ariho ugeze kuri Leonardo AI, baragusaba gukora login, ukore login with Google ndakeka, nurangiza ukande next ugere aha hantu. Nubona page imeze guca uhita ukanda hano handitse ngo launch app, kareka igafunguka. Okay, wamaze gukora sign up, ukanze hahandi handitse ngo launch app, then uhise ubona page imeze uko. Urahita uza hano rero ukanda hano handitse ngo image creation, wakande, then murabona izi ni zimwe muri images nagiye creatinga, ni amafoto menshi, ibyo wakoze byose muraza ukabisanga hano.
Aha rero niho tugiye kwadinga ya prompt yacu. Murabona iyi ni imwe muri image nakoze yo ibi narimo, ubwo niyo mperuka kuhakorera. Ndahita nza hano muri chat GPT, then mfate ya scene ya mbere, underwater scene with seahorse and octopus, then nyikopiye. Nimara gukopiya inza hano kuri chat, hara kuri Leonardo AI, hano kuri image creation, then yantuza ya image prompt yanjye nyipestinge hano. Nimara kuyipestinga nta kindi ndakora, ndahita nza hano handitse ngo generate. Bitewe na internet iri gukoresha cyangwa se uko internet iri gukora, ishobora kuyihuta. Murabona ko biri kubara iriya mibare, iyi mibare. Ubwo mu kanya ifoto, aya mafoto yabaye generated. Ikindi nuko iyi Leonardo AI ihita igeneratinga amafoto 4 icyarimwe. Murabona aha ahantu nakanze hano harimo 4, ni ukuvuga niyo mpamvu igiye kugeneratinga amafoto 4 agiye atandukanye. Niba uri mu content creator rero, cyangwa se niba wigisha ibintu runaka, murabona ko gupfa kwitekerereza ufite scene cyangwa ufite content runaka, cyangwa se ufite note, hari ifoto ugiye kwereka abana, gupfa kwitekerereza ikazana ibintu nka bino ntabwo byapfa gushoboka. Ariko ukoresheje chat GPT ihita iguhereza image prompt, then ukayikoresha ugeneratinga amafoto agiye atandukanye. Ubwo ifoto imwe ni iyi, indi ni iriya, indi ni iriya, indi ni iriya. Murabona ko ariya ni amafoto agiye atandukanye chat GPT iba yankoreye. Iyo umaze kubigenza kuriya rero uhita uza, ubwo ni hano amafoto yamaze kuba generated, uraza ugakanda ku foto ya mbere, ubundi ugahita uza ugakanda hano handitse download image. Hari amafoto yose ahita yirukangira muri download folder yawe, hahandi nyine udownloadingira amafoto ihita ihirukangira. Iyi ni tool ya mbere tumaze gukoresha. Tubonye ukuntu wageneratinga amafoto urajya gukoresha muri video runaka, cyane cyane abantu bakora content z'abana cyangwa bakora content ziri generated. Iyi tool wayifashisha ukabona amafoto. Indi tool kanifashishe indi email, nifashishe iyi email. Indi tool ni Microsoft Copilot. Turaje twandikemo ngo Copilot, then tuze Copilot, then tuze dukande enter. Iyi link ya mbere rero nayo uhita uyikandaho. Numara gukora sign in, utegereze gake. Murabona ko nayo yampaye ahantu ho kuba naganirira nayo. Nayo ni AI tool ishobora kugufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kubibaza ibibazo ikagusubiza. Ntabwo ari mu mafoto gusa, ntabwo ari mu kugeneratinga amafoto gusa, kubera ko ikora n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibibazo byo mu buzima busanzwe, ibyo muri science, ibya tekinoloji, byose Copilot iraza ikabikora. Tuze rero dupestinge ya image prompt yacu hano. Nitumara kuyipestinga tuze twohereze message. Nayo murabona ko ihise ijya gukora ifoto bitewe nuko iriya ni image prompt. Aho iyi Microsoft Copilot itandukaniye na Leonardo AI nuko yo izana ifoto imwe, but iyo ushaka amafoto menshi, murabona izi ni AI tool. Mwabonye yo Leonardo AI yampaye, then mubonye naya iyi Microsoft Copilot iri kumpereza. Ubwo rero wahitamo inuzu urakoresha, ariko iyi ushobora kuyibwira ngo give me at least 4 images. Kanohereza la message ndende. Dutegereze gake turebe. Then murabona iyi ni ifoto imwe. Just to let you know, I'm able to create one stunning image at a time. Your underwater scene is on its way. Please hold on for a moment.
ni ukuvuga ngo iyo itanga ifoto imwe. Urabona ko rero tool nziza yo kuba wakwifashisha ni iriya Leonardo AI kandi iri free, but n'iyi nayo yagufasha igihe wenda wageze kuri limit, kubera ko iriya iyo umaze kugeneratinga amafoto 6 ku munsi ubwo biba birangiye, ukazategereza ejo. Igufite image prompt rero cyangwa se image ideas zitandukanye nyinshi zirenze izo, biba bisaba ko wifashisha indi tool. Murabona ko biri kujya gusa, iyi Copilot ni Leonardo biri kugeneratinga amafoto agiye kuba kimwe. Iyo wamaze kwigeneratinga rero nta kindi ukora uretse kuza gukanda hano handitse download, ubundi ukagenda ukajya kurebera ya downloaded image muri folder yawe izamo downloads, ibintu wa downloadinze. Okay, ndagushimiye rero kabisa. Iyi channel ni Online Class 1 Kinyarwanda, nje ndi Modeste kabisa. Niba wakoze subscribe, aha uzajya uhabonera ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibijyanye no gukoresha izi application zo mu bwubatsi, hakabamo ibijyanye no gukoresha internet, amasoftware yagiye atandukanye, n'ibi byo kuba wakwifashisha uri gushaka gukemura ibibazo nyine wahuye nabyo ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Okay, thank you, ndagushimiye cyane kabisa. Kanda subscribe, liking iyi video kugira ngo unayisharinge mbese igere no ku bandi. Thank you very much, see you.